Coach Mami mutakaje umukino w'umunsi wa 18 wa shampiyona utsinzwe n'ikipe ya Gasogi ibitego 2-1 n'umutaktisiye ku ruhande rwawe no mukino wagenze gute? Okay, murakoze nibyo dutakaje umukino twifuzaga yuko tubonamo amanota 3 yuzuye ariko bigeze ku munota wa nyuma biranze ubwo mukureba uburyo twashakira handi ayo mahirwe asigaye. Igice cya mbere kibanza cya shampiyona ntago byagenze neza, intego mwari mwazanye nk'umutoza ruje mu nshingano nshya kwarukura uburyo mukuri no kipe mu murongo utukura ntago birakunda. Ni iki kugeza uyu munsi kitari cyakunda muri Kivu Sport bitangize no nshingano? Bon, namwe mwese muri mukuru bibona uburyo turimo turagerageza uburyo bw'imikinire, uburyo bwo gutsinda. Igisigaye ni uburyo turimo turinjizwa ibitego bitumvikana, nicyo kintu kiri kutubangamira umunsi ku wundi kuko nicyo kintu turimo turagerageza ku buryo ni tubona uburyo bwo gutsinda kuko mu buryo bw'imikinire turakina esprit rero yo kuvuga ngo gushaka intsinzi nicyo kintu dusigaje kuko ndabizi neza ko imikino iracyahari amanota 7 9 10 dushaka kuyakuramo kuko twebwe turacyafite icyizere cyuko tugomba guhatana kuko no mu mikinire uburyo turimo turakina ni iriya esprit niyo isigaye gusa kuko ibundi nta kibazo kindi gisigaye. Twabonye umuzamu umaze iminsi ugira icyizere kuva bafata ino ekipe yavuyemo igice cya mbere kirangira, ni ikihe kibazo yagize? Niba ari imvune iramara igihe kingana iki? Bon, yego umuzamu yagize ikibazo cy'imvune cy'umugongo kuko uvuga ngo igihe azamara hanze ntabwo mbizi uko ni umuganga ko bisigaje no kureba umuganga niwe uza kuduha raporo kuko nundi arahari dufite n'abandi baza kuza gufata izo nshingano zo kuba umuzamu wundi ko abazamu turabafite nandi kibazo byabo. Umutoza wowe na Vision musa nkaho mwagiye mugakangara kanya abandi basa nk'ababidatashijeho gatoya, umuyovu ahantu hari icyizere asigaranye? Yego urumva ko ubu ngubu dusigaje hafi match 12 uri kure cyane aturusha amanota 9, uri kure cyane n'amanota 9 kuko dushobora gukina kuko twe ntabwo dushobora kwiyiheba kuvuga ngo twatakaje uyu munsi ko n'izindi zizatakaza ko nidutsinda muri weekend kuko icyizere cyo ntabwo tugomba kukiyambura kuko ntabwo tugomba kukiyambura, hari impamvu kuko turacyari guhatana ko twese turacyari muri competition, hari Vision iracyari muri competition, ari kina Kiyovu turacyari muri competition ko hari n'izindi kipe zishobora kuza zigatungurwa kuko nimubone ngo ko amakipe ifite 22 cyangwa 23 ashobora kuba muri weekend ashobora gutsindwa cyangwa twe tugatsinda ugasanga tugiye muri 15, muri 15 ugasanga hasigayemo amanota makeya. Hari n'amakipe afite amanota 18 17 19 kuko utsinze rimwe urumva ko hari amanota menshi twita tujyamo. Niyo mpamvu urebye n'imibare na match zisigaye turacyafite match nyinshi cyane kuko ari n'amakipe azagenda atakaza nkuko natwe turi kugenda dutakaza, ariko icyo nzi cyo twebwe ntabwo dushobora guta icyizere ku ikipe yacu ya Kiyovu. Ndize Eric no mu titulaire ntabwo twamubonye uyu munsi. Ndize Eric yagize ikibazo kuri match ishize biruka gukina ya Rayon Sport, niyo mpamvu uyu munsi atabashe kuboneka, ariko match ikurikiyeho zo azaba agaragara. Nikoze nawe ngo ni penalty ku izina ry'Imana, ngo ni penalty bakinnye baro niko arimo aravuga se tuzunguze baro ibintu abantu bose bareba Jihad akinye baro mwese iyo yanga kumuvuga ko bitira bareba oya natwe tubonye twicaye ukugura abakureba nagsigaragara 1000%. bazaje turakina muri bana ubundi nta mukinnyi w'umufana bajya gufata risika kuva mu muzamu kuri bari akina bakagukurikiza akaguhanyura nta nikosa rimwe. ase Patrick bamukuremi bari ibintu by'interesive n'ibyo kugaba